tariki ya 6 Mata umwaka w'1994 saa 12 z'umugoroba ku isaha mu Rwanda nibwo Habyarimana Juvenal yahagurutse Dar es Salaam mu gihugu cya Tanzania mu ndege Falcon 50. Nyuma y'amasaha 2 gusa n'iminota 25 indege yahagurutse. Iyi ndege yararashwe ubwo yiteguraga kugwa ku kibuga cy'indege cya Kanombe. Iyi ndege kimara kuraswa mu Rwanda rwese rurinduka umusaka rujya mu icuraburindi rya Jenoside yakorewe Abatutsi Mata umwaka w'1994. Muri iryo joro rya tariki 6 Mata umwaka w'1994 ubwo indege ya Habyarimana yamaraga kuraswa, Madame Uwiringiyimana Agathe yahamagawe na General Romeo Dallaire amubaza amakuru ako kanya. Madame Uwiringiyimana Agathe yifuzaga gushyira hamwe guverinoma ye ngo nibatatane, gusa bamwe mu minisitiri bari bafite ubwoba bwinshi ku buryo batashaka gusiga imiryango yabo. Ibi ni byagarutsweho na Lieutenant General Romeo Dallaire. Uyu akaba yari umuyobozi w'ingabo za Loni zishinzwe kubungabunga amahoro mu Rwanda. Ibi General Romeo Dallaire yabigarutseho mu gitabo cye yise Shake Hands with Devils, nari mukanje na Sekibi bigenekereje mu ndimi rw'Ikinyarwanda. Agathe Uwiringiyimana, umugore udaseba kugarukwaho mu nkuru za benshi iyo hasobanurwa intwari zaranze igihugu cy'u Rwanda, dore ko abarizwa mu cyiciro cy'Imena, aho asangamo Mutara wa gatatu Rudahigwa, Rwagasana Michel, abanyeshuri b'Inyange ndetse na Madamu Felicite. Ni umwe mu badamu binjiye muri politike kare cyane mu kinyejana cya 20, dore ko mu gihe cye abagore bafataga ibyemezo mu myanya yo hejuru ntibari benshi ku isi ugerageje gukora ijanisha. Mu Rwanda asobanurwa muri byinshi, ariko akagaragara ashushanya ububasha n'ubushobozi by'umugore mu kwiteza imbere no guteza imbere igihugu cye. Ababanye nawe bemeza badashidikanya ko ari umuntu wari uzi gufata ibyemezo kandi akabihagararaho. Ibi turabigarukaho. Madame Uwiringiyimana Agathe yabaye minisitiri w'intebe w'u Rwanda kuva mu mwaka w'1993 kugeza mu mwaka w'1994. Ubu ni umwe mu ntwari z'u Rwanda kuva mu mwaka w'1995. Uyu munsi nyine ndatugaruka ku buzima bwe bwihariye ndetse n'urugendo rwe muri politiki. Ubutwari bwe bwaje bute kandi abugeraho ate? Nge wumva nitwa Aime Confiance, bahaye ikaze. Gahunda mwateguye turabona isa naho itubahirijwe, twagira ngo tubaze icyo mutekereza uko muyumva muri aka kanya. Kugeza ubu ndatemera gahunda nateguye, cyane cyane ko nayiteguye mbifitiye ububasha. Nkaba numva rero nibishobora gucibwamo, ibyari ngombwa nuko mubaza uwaba yayiciyemo itabiteye. Niko mbibona. Uvugiye ko mbese ubu ngubu muri aka kanya ari intambara ivuta hagati ya minisitiri w'intebe Uwiringiyimana Agathe na perezida wa Repubulika Habyarimana Juvenal. Nta ntambara ishobora kuvuka hagati yanjye na perezida wa Repubulika, n'ibishoboka. Intambara yazarwanwa. Madame Uwiringiyimana Agathe yavutse tariki 23 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'1953. Avukira ku babyeyi babiri aribo Juvenal Ntibashira kandi na Saverine Nyirantibangwa. Uyu mubyeyi yavukiye ahitwa Secteur Gikore muri komine Nyaruhengeri mu cyahoze ari prefegiture ya Butare, ubu ni mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo. Ni ku birometero 140 uvuye mu mujyi wa Kigali werekeza mu majyepfo y'igihugu cy'u Rwanda. Agathe Uwiringiyimana yavukiye mu muryango w'abahinzi, avuka ari umwana wa gatandatu mu muryango w'abana 8. Uyu muryango waje kwimukira muri Zaire, ubu ngubu akaba ari Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bagenda bagiye gushaka imibereho, gusa baza kugaruka mu mwaka w'1957. Aha naho yize amashuri abanza, aho yakoraga urugendo rungana n'amasaha 2 yose kugira ngo agere ku ishuri atangire amasomo no gutaha nabyo bikabuko. Aya mashuri yaje kuyasoza atsinda neza, ahita akomereza muri Notre Dame de Citon. Uyu ni umuryango utarasabaga umunyu, ariko nta nubwo ari yifashije cyane, dore ko byasabaga ko bagurisha amwe mu matungo rimwe na rimwe kugira ngo aboneke amafaranga 6,000 yishyurwa ku gihembwe kugira ngo Agathe abone ko ajya ku ishuri. Nyuma yo kubona ko bigoye gushakira Agathe amafaranga yo kujya ku ishuri, inshingano zo gushaka minervare ya Agathe Uwiringiyimana bazihariye musaza we mukuru Gaspard Hangimana. Ubwo Gaspard Hangimana nawe yahise ava iwabo yerekeza i Kigali gushaka akazi kugira ngo abone ko azajya mushiki we kubona ibikoresho n'amafaranga by'ishuri. Gaspard yaje kubona ko i Kigali bigoranye kubona ubuzima, ubwo yigira inama yo kujya gushaka ubuzima mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda, aho byamusabye gukora urugendo rungana n'icyumweru cyose agenda n'amaguru
kuko nta mafaranga yari afite icyo gihe. Ngo agere mu gihugu cya Uganda byaramuhiriye, ndetse yishyurira mushiki we Agathe Uwiringiyimana amashuri ye yose, ubundi ararangiza. Ibi musaza we yakoze byamukoze ku mutima cyane, mu buryo bukomeye cyane, ku buryo yarinze apfa ari we wishyura amashuri y'abana ba musaza we. Mu mwaka w'1973 nibwo Madame Agathe Uwiringiyimana yararangije amashuri ye mu kigo cya Notre Dame de Citeaux, aho yavanye impamyabumenyi mu kwigisha, ahita ahabwa buruse yo kujya kwiga Institut Pédagogique National. Mu mwaka w'1976 yashakanye n'umukunzi we, bari bamaranye igihe kirekire, Bwana Ignace barahira, maze bajya gutura i Butare. Amaze kubona impamyabumenyi y'icyiciro cya kaminuza mu kwigisha, mu mwaka w'1943 Madame Uwiringiyimana Agathe yahise atangira kwigisha muri kaminuza nkuru y'igihugu cy'u Rwanda, aho yigishaga isomo ry'ubutabire. Mu mwaka w'1949 Madame Agathe Uwiringiyimana yabaye umuyobozi muri Minisiteri y'Ubucuruzi. Tariki 10 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'1991 uwari Perezida Habyarimana Juvenal yemeye politiki ishingiye ku mashyaka menshi, bishyira ku ihereza imyaka igera kuri 17 mu gihugu hari ishyaka rimwe, ariryo MRND. Muri iyo nkubiri y'amashyaka menshi atandukanye kandi mashya, Agathe Uwiringiyimana yaje kujya mu ishyaka rya MDL. MDL ryari ishyaka rizwi cyane kuko ryari ryarashyizweho n'uwahoze ari Perezida Kayibanda mbere y'uko aterwa kudeta na Habyarimana Juvenal mu mwaka w'1973. Mu mwaka w'1992 Madame Agathe Uwiringiyimana yatsinze Jean Kambanda ku mwanya wo guhagararira ishyaka rya MDL muri Perefegitura ya Butare. Yamutsinze ku majwi 300 ya Agathe Uwiringiyimana kuri 50 ya Jean Kambanda. Icyo gihe nibwo Madame Agathe Uwiringiyimana yinjiye muri guverinoma ari minisitiri w'amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye. Akigera kuri uyu mwanya, Agathe yakwiye guhabwa amashuri bigendeye kuri politiki iringaniza n'amoko n'uturere. Muri icyo gihe amashuri akaba yarahabwaga abantu bo mu majyaruguru y'igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko Perefegitura ya Byumba, Gisenyi ndetse na Ruhengeri. Ikindi Agathe Uwiringiyimana yakoze ni ugushishikariza umwana w'umukobwa aho ava akagera kugana ishuri, kwitinyuka ndetse no kumva ko ashoboye. Icyo gihe ari ku mwanya wa minisitiri mu gihugu hari ibibazo byinshi bya politike, by'umwihariko amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi. Aya mashyaka ntiyari yoroheye Habyarimana. Ku rundi ruhande kandi ingabo ze nazo ntago zari zorohewe n'ingabo za RPA. Ndetse muri uwo mwaka w'1992 yarishijeho gutakaza ibice byinshi biva mu maboko y'ingabo ze, byigarurirwa n'ingabo za RPA Inkotanyi. Habyarimana agiye ku gitutu cyinshi mu nguni zose z'ubutegetsi bwe. Icyo gihe amwe mu mashyaka bari bahanganye yaramaze kugira imbaraga nyinshi n'abayoboke bahagije. Rimwe muri ayo mashyaka yari MDL, yari irangajwe imbere na Faustin Twagiramungu, Frodouari Karamira ndetse n'abandi. MDL ishyaka ryari rifite umwanya wa minisitiri w'intebe muri icyo gihe, uwariho yari Dismas Nsengiyaremye. Uyu Dismas Nsengiyaremye yahagaritswe kuri uyu mwanya na Perezida wa Repubulika Habyarimana Juvenal, maze asimbuzwa Madame Agathe Uwiringiyimana nk'uko bakundaga kumwita. Tariki 18 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'1993 Agathe Uwiringiyimana yabaye minisitiri w'intebe, avuye ku mwanya wa minisitiri w'amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye. Intandaro yo gukora Dismas kuri uyu mwanya wa minisitiri w'intebe byatewe n'ubwumvikane buke hagati ya Perezida Habyarimana, dore ko Dismas yamushinjaga gutambamira no kudashyira mu bikorwa amasezerano ya Arusha muri Tanzania. Amaze iminsi 15 gusa agizwe minisitiri w'intebe, imishyikirano y'amahoro ya Arusha yageze ku musozo, hasinywa amasezerano y'amahoro hagati ya leta y'u Rwanda ndetse na RPA Inkotanyi. Ibi byabaye tariki ya 4 z'ukwezi kwa munani umwaka w'1993. Wa minisitiri w'intebe ubu ngubu Perezida wa Repubulika amaze kugenda, gahunda amaze gutanga mwebwe muri buyubahiriza. Birumvikana ko iyo gahunda dahuye ari ebyiri, icyo gihe ngomba kureba yubahiriza iyo ari cyo. Agaciro se kuri mwebwe ni yatanzwe na guverinoma. Premier Ministre, kuva igihe mubonaniye na Perezida wa Repubulika hari inama ya guverinoma yigeze iterana? Ngo yige iki? Bakubwiye ko iyo nama ya guverinoma yakwiga iki? Kubera kugaragaza kudashyigikira ku mugaragaro politike ya MRND y'amacakubiri ishingiye ku ironda koko n'ironda karere
byamukururiye abanzi benshi cyane abari mu mugambi wo gutegura jenoside yakorewe abatutsi Mata umwaka w'1994 kubera ukuntu umutekano wari umaze kwangirika cyane mu gihugu, hibasirwa abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa MRND, by'umwihariko abo mu buyobozi bwariho. Lieutenant General Romeo Dallaire uyoboraga ingabo z'umuryango w'abibumbye yafashe icyemezo cyo kurinda bamwe muri aba bayobozi. Mu cyumweru cya nyuma cyo mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'1994 yohereje ingabo za Mintwari kurinda aba bayobozi. Mu bagombaga kurindwa harimo Madame Agathe Uwiringiyimana, Joseph Karavunda wari umuyobozi w'urukiko rw'iremezo rwo kurinda itegeko nshinga, na Faustin Twagiramungu. Tariki 6 z'ukwezi kwa kane umwaka w'1994 ku isaha y'isa 12 z'umugoroba ku isaha yo mu Rwanda nibwo Perezida Habyarimana yaturutse Dar es Salaam muri Tanzania ari mu ndege Falcon 50. Nyuma y'amasaha 2:25 indege ihagurutse. Iyi ndege yararashwe ubwo yiteguraga kugwa ku kibuga cy'indege cya Kanombe. Nyuma y'amasaha 2 gusa indege ya Habyarimana ihanuwe. Bikaba byari mu masaha ya 4 wari umuyobozi w'ingabo za Loni mu Rwanda Lieutenant General Romeo Dallaire yatumijweho mu nama y'igitaraganya yari iyobowe na Theoneste Bagosora. Muri iyi nama Romeo Dallaire yabwiye Bagosora ko ubutegetsi bugomba kujya mu maboko ya Agathe Uwiringiyimana nk'umuntu wari mu mwanya wo guhita asimbura perezida nk'uko itegeko ryabiteganyaga. Bagosora yateye twatsi Romeo Dallaire amubwira ko Agathe Uwiringiyimana nta butegetsi afite. Muri iryo joro Madame Agathe Uwiringiyimana yahamagaye Roger Jacques Babo wari umuyobozi w'ubutumwa bw'amahoro akaba intumwa y'umuyobozi w'umuryango w'abibumbye mu Rwanda. Madame Agathe Uwiringiyimana yamubwiye ko ari mu rugo. Ikindi kandi amubwira ko yiteguye kujya kuri radio y'igihugu mu gitondo kugira ngo ahumurize abaturage. General Dallaire Romeo yemereye Jacques Babo uko ari buze gutanga abasirikare bo mu ngabo z'umuryango w'abibumbye zo gufasha Agathe Uwiringiyimana akajya kuri radio bamucungiye umutekano. Mu ngabo zagiye kurinda Agathe Uwiringiyimana harimo ababirigi 10 ndetse n'abanyagana 5 gusa bari basanzwe barinda perezida. Ntibigeze bamwemerera kujya kuri radio ngo atange ituze mu baturage kuko umugambi wabo wo kurimbura burundu abatutsi utari kuba kigezweho. Mu gitondo cya kare abarinda umukuru w'igihugu ku mategeko y'umuyobozi wabo Major Miranyi Porte bahise bigarurira radio no Rwanda bahita bakurikizaho guterera ku rugo rwa Minisitiri w'Intebe Agathe Uwiringiyimana. Bacyagera abari barinze Madame Agathe Uwiringiyimana bahise bamanika amaboko batanga intwaro zabo. Bari bake cyane ku buryo n'urwo rugamba batari kunurwana n'aba basirikare batojwe kwica. Agathe Uwiringiyimana ndetse n'umugabo we Ignace bahisemo kwitanga ngo bicwe ariko abana babo barokoke. Madame Uwiringiyimana Agathe ndetse n'umugabo we Ignace barahira bishwe mu masaha y'isa 4 z'igitondo. Abana be barokowe na Captain Mbaye Diane wari umwe mu ngabo za Mintwari abajyana muri Hotel de Mille Collines. Bahava bahungishwa mu Bufaransa baza kuhava bajya mu Busuwisi. Ni nansoreje iki kiganiro. Ibi bikaba by'ingenzi wamenya kuri Agathe Uwiringiyimana. Niba hari icyo aya mateka agufashije ntugende udakanze subscribe ndetse na like. Niba kandi wumva iyagera no ku bandi kora share maze dusangira amateka yacu. Njye wumvaga nitwa Aime Confiance. Dukomeze kwibuka kandi twiyubaka.